Perezida tuganira gatoya. Tubwire nta kibazo. Murazinduka mukajya kuvuga ngo nta mwataka dufite. Uriya mwana Kabanda namurwanye uvuga ko ariko mwataka mwiza mu Rwanda hari ariko udahabwa amahirwe. Dufatire mu cyo gusezera kimwe ko kugira ngo akine ariko cyo mvuga Rayon Sport iza amahirwe. Abakinnyi bacu bose ntabwo bari bakubonye ibyangombwa. Hari benshi pe. Hari abakinnyi bashya batari baki. Yes, nuko nta byangombwa bari bafite ariko n'uyu munsi Rayon Sport ndayifelicita yirwanyeho yagomba kwatsinda ibitego bitanu kishakisha. Perezida twabonye mukina umupira mwiza cyane pe mwubakaga ibitego byanyu. Birasa naho afashe ariko nibyo banze hano ntabwo wabibonye. Buriya cyo igitego cyari sere ndigute wakora ibintu nkabiri. Ndashaka ngumbwire ni irihe banga mukoresheje muri no phase retour muri iki gihe cya treve cyo kuruhuka kugira ngo mubake ibitego byiza kuri gusaba abakinnyi kuba seriye tukumva yuko izina ridakina ahubwo hakina abakinnyi mwabonye abakinnyi bitwa ko bafite amazina twasezereye muri no kipe harimo kuri bande to harimo abakinnyi bane bo muri junior ibyo rero ndababwira yuko bu filosofi ya Gasogi ntabwo ariho kuryama ngo abantu bagonere naho kuza gukora. Thank you. Kapiteni arakoze cyane perezida wa Gasogi ibintu byo gufata